Tugiye gutangira n'umunyarwenya witwa Dudu, n'umunyarwenya uri kwitwara neza byatari. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu. Nago ndi umuntu wa danje niki twese uko turi hano twavutse Papa Sava akina movie. Mureke duhaguruke tumuha amashyi ntitubigigise tumuhe icyubahiro man. Respect yenda kubaha. Navutse ukina movie, nagufannye nyiri umwana kera kina muri zirara zishya nitwa Sekaganda, none uri Papa Sava. Sava meze Sava? Okay. Sava nakubyarira kuzukuru muzamwite bien. Ijya kumusura uvuge ati Sava bebe. Yaman ndagufana ufite impano uzi gukina ahantu namukundiye ibintu byose yari kubikora biba bimurimo. Niba agiye gukina filimi biramutembamo mani, biba bimugenda mu maraso. Kuvuga imivugo nuko kuririmba nta kintu kijya kimugora, no kurya ubunyobwa n'ibimugora. Uzoroshye njye namubonye ariko uburyo aranakabye, afite target, afite ukuntu akanaga. Ariko nakabyaga biriya ntabwo yabikoze. Gusa Papa Sava azi gukina movie, afite impano. Hari n'ibintu akora nkagira ngo ni maji. Papa Sava hari ibintu akora nkagira ngo ni maji. Njya mwumva ariko gutanga inama z'abagabo kandi ari urubyiruko. Gusa nabikaze ntabwo ajya yita. Papa Sava nubwo ajya mu nama kuko mu nama z'abagabo baba bamushaka n'izo mu rubyiruko bamushaka, akavuga ngo nta na hamwe njye. Gusa ndagufana utabyegereza umutima. Ejo bundi hari umuntu natatse duhuriye backstage aza ndeba nabi ngo wandaya wive hano kize kiriyo nabi ngira ubwoba. Ndamubwira nti nizere ko udakubita indaya. Kiro umutima utangiye kubita kimogera ejo. Ndamubwira nti njye nanaguhangiye we. One ikosa nakoze muya yari umutinganya ahita yiyoroshya. Namubwire Zaba wicaye hano ngureba noneho Papa Sava umuja mujye umara respect nawe nubwo ari yaje ukina nawe azi ku acting, azi gukina movie ku rwego rwo hejuru. Ibaze ko mu minsi ishize yari umuhinde. Zaba Krishna alongside Linda Priya. Noneho Zaba ukora ikosa ukore kuri mombe Belinda. Linda yaratabazaga Zaba we Pratap Singh nirakubwiye ngo nunkorera kuri Zaba ndakwica inamba ari karoti. Yamara gutabara Linda Priya ibisebe byamwishe yicaye arimo yigira gutya. Abahinde iyo babaye bararirimba, niyo bishimye bararirimba. Linda Priya oh Zaba esurangunda oh Zaba. Zaba nawe agahita azamura Linda genda ngo Zaba uzi ko acting man urarenze kugira ngo mvu urwego urenzeho
ntago wabikomeje. Twageze aho Kirishina turamubura. Tutise Kirishina byagenze bite? Mu minsi ishize tugiye kwa tubona. Ego kumwana Regis, umeze ute? Kwigo kuri Regis. Oya nabanza agende. Umve ngo Zaba yakiniye iriya role yo kwanda. Ndamureba ndavuga ni cyaza hano niho. Siko namureba agakina nkumva namushakira pasi. Ndavuga ni cyaze man. Umuja mutereta Zaba ararenze. Zaba yarabikinaga ukabona ni mwiza muri biriya biboro. Zaba nje mbonye casting kubera ukuntu uzi gukina. Y'abantu bikinisha nakubeshya nakuzana. Umuntu ukina biriya bintu. Respect bro. Respect kabisa. Ese Rusine yaragiye nagacicara muri VIP ari he? Numuntu tureberaho muri biboro by'urwenya. Abantu ngo basigaye banamufitiye ishyari ejo bundi yaravuze ngo iriya ngo nagarinda ngo kaje aragahera aragashima. Rusi kangugira inama. Ushango bwe rushima ku kimuno gura gushima kada froze gayena uyu. Hanyuma rero nitwa Dudu. Mu rugo ni mu Mutara Nyagatare. Ejo bundi nagiyeyo sura ababyeyi nyine. Murabona rero ababyeyi b'abagabo n'abamama abantu bakunda kugira ekonomi n'abagore. Meri yaragiye man abana na vigiye kirekire yashomereye amwanduza ubwo buturi bwo kugira ekonomi ku mafaranga. Ejo bundi tuzamukanye keji tugeze muri gare Remera nshaka kunyara. Ndamubwira ni vie ndashaka kunyara ngo reba aho yikinga. Ase vie muri gare wakikinga. Ngo reba cyari tuko cya KBS yewe. Ndamubwira ntago bishoboka ndashaka kunyara kandi hano hari amawese. Ati tugenda urabizi iri umwana uri kumwe n'umupapa niwe ugomba kwishyura. Turaza mwiriwe kunyara nangahe ni 100 amake yanyuma nangahe. Baramubwira ati ntago tugabanya. Dudu urabona ibintu byo kunyarira 100 twazabivamo. Mbwa ni vie meze nabi. Ntago mugabanya ntago tugabanya. Okay Dudu katujye muri gare ya Nyabugogo turebe uko bimeze. Ngo tujye Nyabugogo. Coach Gare mu bantu banyespira kuri rwa rwego mba numva igihumbi cyanjye ndi burye 100 nka savinga 900. Akunda ibibazo nana ngomera. Ni niti muniti. Coach Gaeri ikibazo yakiza arakigusobanurira niyo atakiza akakigusobanurira. None ikiza cyarane bikubwira. Coach Gaeri quick question. Umuntu ashaka kuba umupilot gutwara indege yabigenza ati? Cyo kibazo nago nyizi nibyo rero nago mbifitemo experience naba nkubeshye ariko ndakubwira ibintu bitatu. Abikuye hese none inama bakugira nazo nizibaho. Ushaka kuba umupilot ndabikubwira muri ubu buryo. Ushobora kugenda ugakodesha hafi y'ikibuga cy'indege cyangwa ukahatura. Icya kabiri ukajya wumva sound z'indege ku buryo icyo iyo ni Boeing 340 DE yakoze 94 ukaba ubizi. Icya gatatu nacyo cy'ingenzi very important. This is very important. Ukajya kuri YouTube ukandikamo ngo ni gute watwara indege mu minota 10. Mukore research. Kankara research. Ai. Mujama kaji inama. Coach Gael. Gusa mfite sogokuru usanga Coach Gael byatara akunda no kunzonga, akunda kutuzonga, akunda kabasaza bose barabikora. Abasaza bose bakunda kuzonga urubyiruko. Ngo mwabana mwe ngibyo bisatsi byanyu ngo mwagiye mu byogosha. Ngo niba utanogoshe wagiye usokoza. Suko bubahuka. Niba ari n'umusaza urimo hano. Mwatwe nk'urubyiruko mwabasaza mwe mudufashe mwite ku ruhara rwanyu.
urasanga umusaza urara rwaracupiye rurasa umweru ntirurukamo utuvuta rwaragagaye byaragiye bigera kure coach Gary quick question ubona ari iki gituma abasaza batakita ku ruhara rwabo? Icyo kibazo ntabwo kiragoye, nta na experience mbifiteho, dore nta n'uruhara ndagira, ariko ndakubwira ibintu bitatu. Icya mbere, abasaza bashobora kuba batakiruharaye. Ko mbere wasangaga abasaza baruharaye, gusanga ni babiri barimo baraganira ati ndebera uruhara rwanjye rumeze neza ngo ukoramo mve ko ruyaga. Rurayago rwawe njyewe we ko numva ruhanda kankwereke korayo ka sante akamusigiramo rukaba ruyaga bimeze neza. Inama ndi bubagire rero, icyo nicyo kibazo nangiye kubaza wabagiriye inama. Icya mbere, hari umusaza ugenera experience twahuriye USA, yari afite uruhara yarwitagaho cyane, ariko icyabimufashaga wasangaga abasaza barikoranyije ari nka batatu bagasevinga, yaba senkani yaba ijana ku cyumweru, akavuga ngo turakuramo ka movite bagakoranaho, amugira inama ku rwego rwo hejuru abasaza ngo bite ku ruhara. Ariko mujya mwibaza coach Gary muri night club yagiyeyo, reba coach Gary n'aba VIP bose muri night club. Mbona coach Gary muri night club yagiye aho gusunda yabagira inama, akaba ari kumwe n'umukobwa bari gusunda bagasunda. Mukobwa, iyo misundire yawe ntabwo mbifite experience, ariko ndakubwira ibintu bitatu. Icya mbere kiri very important, niba uri gusunda, this is position, right? Making a shanguri up and down, left, right. Ikindi cya kabiri, natwe kitureba nk'abagabo, niba uri gusunda, umusore nkaba nkuri inyuma, mujye munakora research, njye nabisomye mu gitabo. Umusore niba uri inyuma, making a shanga amaboko ara crossing, akantu k'urushyi very important. Bagati club yihinduye inama, coach Gary inama ze gusa muri night club nanjye mafite experience. Nigeze kujyaho muri night club, man, hariya haboro nta muntu ugira nyashi yiwe, man, usanga nyashi zose zimeze gutya. Noneho icyo ukora ni ugushakisha, wayigeraho wakumva uyihaze, ntabwo byemewe kugenda neza ugenda murya. Hari igihe habaho ikibazo ukabura nyashi zose zafashwe, ukikaraga, man, ukabyina wenyine, ukagira imana, ukajya kubona ukabona nyashi iri nk'hariya, ukavuga ati aho ndaje. Waba ugiye kuyigeraho, man, iyi niga sinzana ituruka, ukaba yayijyanye umuhungu ukabura akasa. None n'abantu tugira intege dukunda guhura n'ibibazo, ukaba wiboneye nyashi nziza, man, uri kuyibyinisha, hagahita haza ijeri rikaguhagarara iruhande ngo kigahita kikujyana. Gusa, man, ntabwo ibibazo byinshi duhura nabyo, ntabwo ari muri night club. Hari n'amasilent disco, zino club z'abantu biyubashye ngo badashaka kavuye. Urabona night club ibiziki biba bisakuza. Silent disco bari aba DJ nka barindwi, uhindura ushyira kuri chaîne ushaka. Niba wumva udashaka ibintu by'akavuyo ugashyira kuri zuke, niba wumva udashaka akavuyo ugashyira kuri gakondo.
bikunda kubaho ibibazo ukabona uri kumwe na sheri wawe uri kwiyumvira gakondo akabagiyemo zuka ngo shiri ngo urabyumvishe oya ndi kumva gakondo mukakomeza mukabyina hari ahantu nabonye twubaha abasheri bacu man hari igihe abajama twikundira za trap gakubitamo trap ukaba uri muri utwo tuntu sheri wawe bagashyiramo indirimbo akunda ngo yisuye agahita gushyiraho iboro wowe ugahita utangira gusunda physically mentally uri muri trap physically mentally kugira ngo mutice ibintu none hari abajama birenga bakabikorera icyarimwe akabasunda hasi ejo muri utu tuntu amashyi menshi cyane kuri Dudu. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga